hari kuwa gatanu, yari itariki 17 Nyakanga 2020. Ubwo ni mu cyumweru gishize mu gihugu cy'Ubufaransa, umunyarwanda witwaga Gatera Albert wari visi perezida w'umuryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa yagongwaga n'imodoka ubwo yari ari muri siporo maze akahita agwa muri koma. Ubwo byaragiye bigeza ku cyumweru tariki 19 Nyakanga 2020 ari nabwo yaje kwitaba Imana. Ya modoka kandi yamugonze kugeza na n'ubu hashize icyumweru cyose hataramenyekana wari uyitwaye uwo ari we. Ni inkuru y'incamugongo kugeza na n'ubu ku muryango w'abanyarwanda baba mu Bufaransa, by'umwihariko ku muryango we. Bivugwa ko Gatera Albert watabarutse afite imyaka 43 ngo yari umugabo mwiza ndetse akaba yarakundaga kugaragaza ubwitange ndetse akubahiriza inshingano ze nk'uko Nsanzimana Etienne, perezida wa Ibuka yo mu Bufaransa, abisobanura. Twebwe dutuye hano nkubwije ukuri byaduciye igikuba, biratuzengeje cyane kubera ko uretse no kuba uyu mugabo Albert Gatera yari inshuti yanjye bwite, abantu bose hano bari bamuzi benshi. Yari yaratangiye kuba vice perezida wa CRF, Communauté Rwandaise de France, akora ibikorwa bitandukanye. Kuba yaragiye buriya buryo butunguranye kandi ku mpanuka ibabaje cyane, twese byaratuzengahaje sinakubeshya. Iyo mpamagara uriya munsi twabimenyeye bwo nta nubwo nzi niba nari kuba narabashije gufata telefone ngo kuvugisha. Mu byanditswe mu bitangazamakuru no hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga biravugwa ko ishobora kuba mu by'ukuri yaratewe n'imodoka yamugonze, ariko uwo muntu na n'ubu akaba ataramenyekana. Niko bimeze? Niko bimeze. Amakuru yanditswe ntago yavugishije ukuri kubera ko imodoka yamugonze mu gitondo cyo kuwa gatanu irakomeza. Ubu ngubu enquête iracyarimo gukorwa. Aho hantu twarahasuye turebera aho hantu byabereye. Biragaragara ko hari amakamera ahari, ubwo no kuvuga ko polisi itarabasha kuya-exploiter ngo ibirebe byose, ariko ikintu twizeye nuko uwo muntu yazafatwa nubwo bitazatugarurira Albert, ariko ubutabera bunyureka uwo muntu afatwe, binamuburinde kuzagira ibindi bintu ateza kubera ko ni umugome kuko. Haba hari ikindi kibazo se wenda yaba yarafitanye n'abantu ku buryo umuntu yavuga ko atari impanuka yamugwiririye, wenda ari nk'umuntu wamugonze wenda kubera ko bafitanye ikibazo cyangwa izindi mpamvu zibiri inyuma? Yewe urumva ubu ngubu aho bigeze ntago umuntu icyo kibazo yakigusubiza koko. Gusa ikintu cyari kizwi nkuko Albert mu bantu bose umuntu yakumirwa yumvise ko ari n'umuntu ugirana ikibazo nawe, kubera ko yari umuntu woroshya ibintu cyane, wumvikana n'abantu bose. Yari afite ibintu yorganiza by'ama-club ya basket, harimo abarundi, abanyarwanda. Yari inshuti y'abantu benshi cyane, abakuru n'abatoya. Ntago umuntu ashobora gutekereza icyo kintu. Ahasigaye niba polisi ikoze enquête bikamvuguruza twazabyakira, ariko ntago ndibaza ko ari umuntu wamugonze akagira ubwo bagakomeza ntanagize. Iyo namutabara icyo gihe agahagarara, wasanga ari no kugira iki, yari kumuramira wenda ntapfe hashize iminsi 2 gusa. Hanyuma rero Etienne Nsanzimana, nk'umuntu uvuga ko mwabanye by'umwihariko wari umuzi, ku bantu wenda bakurikiye One Nation Radio muri kano kanya batari bazi Albert yari muntu ki, hanyuma se wenda amateka ye mu ncamake mu Rwanda niba nayo hari ayo wabuzi, yari umuntu wenda ataraza mu Faransa, wari umeze ute? Albert Gatera ni umuhungu w'umugabo witwa Gatera wakoze muri UNESCO hano mu Faransa imyaka myinshi. Akaba ari we wabaye ise niwe wabaye perezida wa mbere wa Communauté Rwandaise de France, CRF, kera. Ubu rero umuhungu we yabaye vice perezida, atangiye kwinjira muri communauté akora ibikorwa byinshi. Ni umugabo warushatse, afite abana 2 b'abakobwa, umwe w'imyaka 13 n'undi w'imyaka 10. Ubu asize umupfakazi n'abana 2. Umuryango ubabaye cyane. Murumuna we nawe twakoranaga muri Ibuka, yarari mu buyobozi bwa Ibuka mu myaka 2 ishize, witwa Olivier.
ni abantu bitanga cyane mu bintu bikorwa birebana n'u Rwanda. Ni abana bakuriye inaha, ariko iyo wumva ukuntu bavugaga ikinyarwanda watangara cyane, ku buryo dutakaje umuntu w'ingenzi cyane, ku buryo ubu ngubu sinzi igihe bizadutwara kugira ngo dutangire kwiyubaka tubirengeho. Yego, hanyuma birumvikana ko bitoroshye, ariko se wenda niba waba wabashije kubimenya, wenda imihango yo kumuherekeza mu cyubahiro n'iryari, niba wenda hari icyo waba ubiziho. Ibintu byabaye accident imeze kuri kirimo na enquête ya police, ntago izo nkuru zihita zimenyekana vuba. Icyo kibazo hari n'abandi bantu bakitubajije. Ubu ngubu ni ukuvuga ko ntago ari umuryango wonyine uhitamo itariki yakorera ibyo bintu. Na polisi nayo ifite ikintu igomba kuvuga kugira ngo enquête irangire. Ariko hano abantu bo muri communauté rwandaise n'abanyarwanda batuye hano bo nta kintu cyababuza, turimo no kubitekerezanyaho gukora igikorwa twakora, ari gukora marche iyo bita marche blanche, cyangwa ari gukora tugakora ikiri ahantu umugoroba umwe tugaterana twese kugira ngo abantu baganire bagaruke ku buzima bwa Albert n'ukuntu babanye nawe. Byo nta kizabitubuza, ariko ibyerekeranye no kumuherekeza mu cyubahiro no kumushyingura byo ntago biratangazwa. Maître Gisagara Richard, umwunganizi w'ihuriro ry'abanyarwanda baba mu Bufaransa, we tuvugana nawe yatubwiye kuri iyi nkuru y'akababaro, cyane ko nawe yarazi neza uyu nyakwigendera, ndetse anadusobanurira uko iyo bibaye nka gutya umuntu akakugonga akirukanka, ndetse kugeza amagingo ya nyakwigendera akaba ataranashyingurwa, ikiba kibitera ndetse n'uko iperereza rikorwamo muri iki gihugu cy'Ubufaransa. Ni inkuru yatubabaje cyane, kandi yaradutungura cyane, kubera yuko iyo mpanuka yabaye ku wa gatanu mu gitondo. Nuko tubimenya ko Albert yagiye muri koma, noneho bakamujyana mu bitaro byitwa Georges Pompidou biri mu mujyi wa Paris. Akaba ariho yakomeje yamaze iminsi arwana n'urupfu, noneho malheureusement urupfu ruza kumutwara ku cyumweru. Inkuru nyine tuyimenya gutyo, biratubabaza cyane. Cyatubabaje kurushaho ni ukubera yuko kugera kuri uyu munota amakuru dufite nyine akomeza kutubwira ko iyo modoka itaraboneka, ariko enquête ziri gukorwa. Police yo mu mujyi wa Antony yatangiye gukora iperereza kugira ngo irebe niba yabasha kubona uwo muntu. Ikizwi kugera kuri uyu munota ni uko iyo modoka yari imodoka y'ikamyoneti y'umweru, niyo makuru dufite. Ikaba itarahagaze kandi ikaba yaramugonze. Twagiye kuhareba ahantu impanuka yabereye, yamugonze ahantu abanyamaguru bagendera, abanyamaguru bambuka. Yaravuye muri jogging. Ubundi Albert ni umuntu w'umusportif cyane, wajyaga wirukanka, akirukanka za marathon, akirukanka 20 km de Paris. Ndibuka bushize muri 20 km de Paris yarayirukanse kandi agira ibihe byiza. N'umuntu wakundaga ibintu byo kwirukanka cyane na sport d'une façon générale. Yakinaga basket. Mbere yo kujya ku kazi mu gitondo yirukaga. Twari duhuriye mu magroupe menshi y'abantu bakora ibintu bya sport. Nuko ubwo rero mu gitondo avuye muri sport atashyiwe, ageze juste imbere yiwe niho iyo modoka yamugonze, kandi mugonga ari gutraversa ahantu ubundi abanyamaguru bagomba guca. Yewe ntabwo ku bwacu antuka Albert n'umuntu utajyana ikibazo n'umuntu uwo ari we wese ubaho. Ni umusore vraiment uri umwana mwiza, wanaga neza n'abantu bose. Nta muntu ukeka ushobora kuba baba bafitanye ikibazo. Iyo enquête zibayeho, urabizi ibintu byose birashoboka muri kino gihugu n'ahandi hose. Iyo habaye impanuka nk'iyo ngiyo ntabwo umuntu ashobora kubura kwibaza niba ikiri inyuma, cyane cyane iyo yumva ko uwayikoze yahise ahunga akagenda. Ubundi ni ibintu bigoranye kugira ngo wumve ko umuntu yagonga umuntu mu gitondo saa moya n'igice agende nta muntu umubonye, bigatuma umuntu yakwibaza ko ari umuntu wari wabigamirije. Ariko ku bwanjye iyo option nduva ni option nyine umuntu ashobora gutekerezaho, yego, ariko nta element nimwe ifatika dufite yatuma dutekereza yuko ari umuntu wari wabigambiriye washakaga kugira ikintu kwa Albert, cyane cyane ko tuzi ko Albert Gatera ari umuntu utarajyana ikibazo n'umuntu wari we wese, ku buryo hari umuntu wenda baba bangana waba ashaka kumugirira nabi, cyeka niba bashaka kumugirira nabi ko ari umunyarwanda.
ariko nta irema n'imwe dufite ishobora gutuma dutekereza icyo ngicyo n'ubwo bwose umuntu atabyigiza ku ruhande. Hanyuma ngira ngo polisi watubwiye ko iri muri ankete, ariko se wenda amategeko y'ibihugu abatandukanye aho ngaho mu Bufaransa bitwara igihe kingana gute, ko wumva binavugwa ko iyo bikiri muri ankete umuntu aba adashobora guhita ashyingurwa? Ngira ngo washize icyumweru ntabwo arashyingurwa. Bihagaze bite wenda aho ngaho mu mategeko? Iperereza rimara igihe kingana gute? Icyo nabasubiza ni ukubasobanurira uburyo bigenda, aho kubabwira igihe bimara ntibishoboka ko biterwa na ankete. Hari ankete zihuta, hari zitihuta, byose bitewe n'ukuntu biri komplike kuyikora. Ubundi iyo umuntu akoze impanuka nka kuriya, habaye ikintu nka kiriya, polisi nibanza igakora iperereza. Polisi ikabanza cyane cyane ubwo ari impanuka yo mu muhanda, hari brigade specialize muri komisariya y'aho atuye, ya hafi aho ngaho ishinzwe ibijyanye na za accident. Iyo rero niyo groupe specialize y'ibya accident niyo ikora izo enquête, igashakisha ikareba nk'ubwo ngubwo. Ikintu bashobora gukora no kugenda kwegera abantu batuye aho ngaho bakabaza niba hari uwaba yarabonye information ishobora gutuma bagera kuri iyo modoka. Nko mu bya Ruberi nzi ko ahantu iyo modoka yamugongeye imbere yaho hari farumasi, abantu muri farumasi impanuka bayibonye yabaye, ariko nta kugera kuri uyu munota sinzi ko amakuru bahaye polisi ntabwo kibazi, gusa batubwira ko ibyo bazi byose babibwiye polisi. Icyo gihe polisi izakusanya amakuru, noneho usibye kubaza n'abantu yatanze n'icyo bita avis de recherche. Avis de recherche ikaba yaratanzwe ku mbuga zose polisi ikoresha. Ugiye no kuri Twitter ya polisi ya Paris uyibonaho iyo avis de recherche ivuga yuko umuntu wese ushobora kuba afite amakuru yageza kuri polisi, bagashyiraho na nimero umuntu ashobora guhamagara amasaha 24 kuri 24. Ikindi bakoresha ni ugukoresha za kamera, parce que ku muhanda hariho za kamera, naho ngaho Albert imodoka yamugongeye hari kamera. Ubwo rero abapolisi nabwo ni gukoresha izo kamera kugira ngo barebe niba babasha kubona plaque y'iyo modoka, kubera yuko kamera ziri ubwoko bwinshi. Hari kamera ituruna, amahirwe make yayo ushobora gusanga itari kureba neza aho accident ibereye, cyangwa se yabihabona ikaba wenda itabasha kubona neza plaque. Ibyo rero bikaba bituma element zose abapolisi bafite bagenda bazegeranya, byaba ngombwa bagakoresha na kamera ziri ku muhanda hirya atari naho byabire, kugira ngo bareke iyo modoka ihaca. Utuntu twose bagiye babona badushyira hamwe rero kugira ngo barebe ko babasha kugera kuri uwo muntu. Iyo babashije kumubona cyangwa se bibaye ngombwa yuko bo babonye batabasha gukomeza gukora izo enquête, bishyikirizwa umucamanza wo bita juge d'instruction, akaba ari umucamanza nyine ushinzwe kugenza ibyaha, akaba ari noneho uyobora enquête aho kugira ngo zikomeze zikorwe n'abapolisi ziyobowe na procureur. Icyo gihe rero byose urumva biterwa nyine, mpamvu nakubwira ko tudashobora kumenya igihe bizamara, biterwa n'ukuntu enquête ziri komplike. Nk'ubwo ngubwo tufashe ku kaba imodoka ari imodoka ya ikamyoneti y'umweru. Amakamyoneti y'umweru ni menshi cyane, yeza ko ari wenda ifite akandi kantu kari specific gatuma bashobora kuyibona ku buryo bworoshye, wenda enquête yakwihuta. Ubwo rero muri make nuko enquête zigenda, juge d'instruction ari we bashyikirije enquête, ubwo nawe arakomeza agakora investigation, yabugira icyo ageraho. Icyo gihe noneho umuntu agatumizwa bakamwinteroja, noneho agashyikirizwa urukiko. Ariko rero hari n'igihe malheureusement batagira icyo babona. Iyo batagize icyo babona icyo gihe nyine enquête iba classée sans suite kuko batabashije kubona les éléments. Noneho ariko ntago bivuze yuko umuntu wakorewe icyaha na famille ye bashobora kujya mu rukiko bagasaba yuko bahabwa indishyi, même si umuntu wamugonze atabonetse. Hariho icyo bita fond de garantie, ni fond ipermeta yuko umuntu wakoze accident bigaragara ko yagize accident kandi ko imodoka itabonetse, ashobora kuba yakwishyurwa, noneho famille ikahabwa indishyi z'akababaro. Voilà, ndumva ari uko muri make ari uko narezima uburyo enquête zigenda. Yego, ubwo rero bivuze ko tugiye gutegereza, no gutegereza ubwo hakazabanza hakagira ikiva mu myanzuro wenda ya enquête, cyangwa se icyo polisi izatangaza, cyangwa se niba noneho yanatanga uburenganzira bwo kugira ngo abashe kuba yaherekezwa ashyingurwe mu cyubahiro.
oui icyo effectivement muvuze ntabwo nari nkivuze ariko koko muvuze nibyo iyo enquête zikirimo ntabwo polisi itayemera yuko umurambo w'umuntu washyingurwa ariko ntabwo bivuga ko ari ugutegeza ko enquête zirangira. Hari igihe bavuga bati bitewe n'uko enquête zigenda zevuriwa kuko akenshi impamvu batemera yuko bavuga yuko famille bitegereje kugira ngo ihabwe umurambo w'umuntu wenyine wakorewe icyo cyaha nuko bavuga bati wenda aba expert bakeneye kureba ibi n'ibi aba expert rero babikora mu buryo bwihuse kugira ngo nyine umurambo bashye gushyikirizwa famille. Ubwo rero ntabwo bivuze yuko ari ugutegeza ko enquête zizarangira gusa no gutekereza yuko aba expert bazakora ibyo bakeneye gukora bamara kugira conclusion noneho icyo gihe enquête ntabwo ziba zigikeneye yuko zibuza yuko umuntu yashyingurwa noneho enquête zigakomeza ku ruhande. Gatera Albert bivuga ko yakoraga muri banki yo mu Bufaransa akaba yaratabarutse asize umugore ndetse n'abana b'abakobwa babiri, umwe w'imyaka 10 ndetse n'undi w'imyaka 13. Imana imuhiruko ridashira. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza. Iyi ni One Nation Radio, ijwi rya diaspora nyarwanda mu Bufaransa.